reka tubasuze mwese inshuti za Shua TV Show. Uyu ni umwanya tugarutse kugira ngo twongere tubaganirize ndetse tunabasuhuza. Wowe wamaze gukora subscribe yikore, share ndetse unakande like kugira ngo ibiganiro byacu bikomeza bibaryohere kandi bibanyure. Ndashimira abantu bose bamaze kugera kwicano, bamaze abanyamuryango bicano by'umwihariko, abantu badahwema gukurikira kugira ngo courage ibintu muduha, inama mutugira ndetse n'uburyo mwubaka sosiyete. Ni umusanzu ntagereranywa mu kubaka u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Wowe utarakora subscribe yikore, wowe sharinga ku bandi kandi kugira ngo ubutumwa bwacu bujye bugera ahantu hagiye hatandukanye. Uyu munsi tuzanye topic ivuga ngo ese niki abana turabona tugeze mu gihe cy'ibiruhuko. Abana bakwiye kuba bitwara gute mu biruhuko, cyangwa se ababyeyi bakwiye kuba bitwara gute mu biruhuko? Kuko hari igihe tubwira abantu tukabwira abana tugahindukira ku bana, ariko nyamara ababyeyi nabo ugasanga hari ibyo batujuje. Nta gutanga icyo adafite. Iyo uko warezwe niko nawe urera. Nta shuri ryigisha kurera ribaho. Tubona twibaruka tubyaha. Ese kurera bisaba iki? Ibyo byose ni dukwiye kujya turebaho. Hari ukuntu usanga umuntu avuga ngo mbere yuko twakira umushyitsi wacu, ngo abana b'iki gihe ngo barananiranye. Abana b'iki gihe nta burere bafite. Umurimo rero umuntu akibaza, ese bageze banabubona? Ese barabuhawe koko? Nta muco bakigira, ese bawurebera kuri bande? Ese barawigeze? Ibi byose ni ibintu abantu bakomeza kwibaza ndetse binakeneye ibisubizo. Ntatinze rero reka nakire umutumirwa wacu, tunamwifurize ikaze kuri Shua TV Show. Ni umurongo mwiza mu by'ukuri utuma abantu barushaho kwishima. Isi yararakaye, uhura n'umuntu mu nzira ukibaza, wamusuza ntakwishyure, cyangwa se wamubaza ikibazo ukumva gusubiza kitari cyo bitewe n'imihibikano y'isi. Reka dutangire dusuhuza. Murakoze, nishimira ko mwagumiye kuri iyi studio yanyu, najya nkunda kuyikurikira, ariko ngize amahirwe ndetse n'umugisha wo kugera kuri iyi channel. Nitwa Alfonsina Mumureke, ni umudamu, mfite umugabo ndetse n'abana babiri. Mu by'ukuri iyo nsanganyamatsiko waruvuze ni insanganyamatsiko ikenewe mu by'ukuri muri iki gihe, kubera ko ntabwo twagakwiye kubureminga abana wa mugani, kubera ko ababyeyi nabo hari igihe bagira uruhare mu kutagira icyo bakora ndetse no kwitaza abana, nyamara bakazaho bakeneyeho umusaruro nabo badafite. Rero abana rimwe turabatererana tukabihunza mu gihe badukeneyeho ibisubizo. Dukwiye rero kuba tubegera cyane, tukabumva, tukabatega amatwi. Murakoze. Arakoze umuvandimwe yatubwiye amazina ye ndetse aranabishimiye. Ntekereza ko azakomeza no kugaruka, kubera ko uyu ni umurongo ukomeza kuduhugura, utujyana imbere heza. Ntabwo rero ari ibintu bisanzwe ko tubona umutumirwa nk'uyu umenyereye positive parenting, cyangwa se ni gute umwana yarerwa agakura neza yishimye ndetse anagerageza kuba umunyarwanda ufite indangagaciro koko na kirazira nyarwanda. Ntabwo dufite muri iki kiganiro, ariko hari ikibazo cyugarije isi muri iki gihe. Urubyiruko ruri gukura mu iterambere, mu ikoranabuhanga, mu bintu mu by'ukuri ubona bisaba umuvuduko mwinshi, umuvuduko
uri ku rwego rimwe na rimwe rubarenze. Twebwe twakuze ari byo tutaramenya, ari byo tutazi, ariko abana bo muri iki gihe twibutsa abantu ko abana bo muri iki gihe bahoraho. Nanjye buriya muri za 2000 nari umwana wo muri iki gihe. So rero ariko ubu ngubu ndi umuntu mukuru, ndi umubyeyi w'iki gihe wo muri iki gihe. Ntitukabureminga urubyiruko ni abantu bakwiye nabo kugira guhabwa agaciro ndetse no gutegwa amatwi. Ntabwo uko bitwara aricyo kigaragaza, ntabwo uko abana urubyiruko rwitwara bikwiye kubangamira abakuru ngo abana bigiye ngo baratamye. Oya, nawe mu gihe cyawe niko wari umeze. Rero abana tubarekera uburenganzira bwo kugira bwo gukura mu mibereho yawe, gusa tubagayidinga, tuberekere. Ikibazo nabazaga, ese abana bakwiye kwitwara gute nk'ubu twinjiye mu gihe cy'ibiruhuko? Murakoze. Abana mu by'ukuri uko bakwiye kwitwara, icya mbere ni ukumvira ababyeyi. Ni ukumvira ababyeyi, icyo babwiye bakagikora cyiza. Kubera ko tubona n'ingero nyinshi z'abantu bashuka abana. Ikintu cya mbere, bagiye mu rugo, abana bakwiye kwitwara neza, bakumvira ababyeyi babo, ndetse bakanaguma mu rugo mu gihe nta gahunda runaka za leta z'itorero zateguwe. Kubera ko akenshi ubona ingaruka nyinshi ziba ku mwana mu gihe yanze gukurikiza amabwiriza yo mu rugo. Rero yaramaze igihe ku ishuri yubahiriza amabwiriza y'ikigo, ariko hari n'amabwiriza y'urugo. Umwana mu rugo, urugo ruba rw'ababyeyi be, akwiye kuba yumvira ababyeyi kurusha abandi bose, ndetse akagira n'umwanya wo kuganiriza ababyeyi. Ababyeyi bakaza kubona ko bakwiye gukurikira, bakwiye gutega amatwi, abana bakwiye kwita ku babitaho. Umubyeyi niba akeneye amazi, umujyanira amazi. Umwana uyu ni umwanya wo gukora imigisha. Wowe ufite umubyeyi, mwiteho kandi murabyumvise ko abana bakwiye kugira gutegwa amatwi. Ntabwo nkurikije ibyo yavuze, gutegwa amatwi. Abana babuze abantu baganiriza, barasanga umubyeyi ari muri telefone, arimo arahirikana abashakisha uburyo yabatunga n'ibyo, ariko nta mwanya wo kugira ngo kuganira. Umwana akeneye umuntu umutega amatwi. Nutamutega amatwi uri umubyeyi we, abandi bazamutega amatwi, kandi nibamutega amatwi bazamugira inama zitari iza kibyeyi mu by'ukuri. Ese noneho ababyeyi bo bakwiye kwitwara gute? Tumaze kureba abana, ababyeyi bo bakwiye kwitwara gute muri iki gihe cy'ibiruhuko, muri iki gihe abana babegereye? Ni iki bakwiye kureba cyane? Barakoze cyane nk'uko wabivuze. Gutega abana amatwi. Abana bafite ibitekerezo byinshi, baba bafite ibibazo byinshi bibaza, bakeneye umuntu bizera ngo bamubwire. Natwe kandi dukwiye kuba nk'ababyeyi dutega amatwi abana bacu, kugira ngo amatsiko yose bafite tuyabamare, noneho bazajye hanze nta muntu ushobora kubashuka. Hari icyo bita imbaraga za kibyeyi. Nta mubyeyi wifuriza umwana we ibibi. Niyo mpamvu dukwiye kuba dutega amatwi abana bacu. Ese baravuga iki? Ese aho kugira ngo mukubite umuhora ikosa rimwe ejo wongere usubiremo, ukwiye kuba umutega amatwi, aho ukumva ikibimutera ari ikihe. Ushobora gusanga nawe nta bundi bushobozi aba yabonye bwo kugira ikindi akora. Rero dukwiye kugira gute? Ababyeyi dukwiye gutega abana amatwi, ariko kandi tukanabaherekeza mu bintu byose barimo. So ababyeyi nawe murumva ko batugiriye inama ni ugutega amatwi abana, ariko kandi tukanabaherekeza mu mikino, aho bajya hose. Twagerageza ntidutume bagenda bonyine, ahubwo tubaherekeresha inama kandi tureba ibyiza. Umwana nubwo atazi ikintu kimwe azi ikindi. Kureba kuri birete ugiye kureba amayesheke, oya, genda ureba ibyo yatsinze, maze umuhe kuraje.
abana bakeneye courage, ashobora kuba nabitsindwa kubera ko atari impano ye. Turebe icyiza kiri mu bana bacu kandi birahari. Noneho rero mutumirwa wacu dusoza ndagira ngo tutaza gukina mu kiganiro kubera ko nakagaruka. Ese urashishikariza iki inzego bwite za leta mu gihe tubona rimwe na rimwe mu abana bajya mu mirimo igiye itandukanye, mu biruhuko bajya gusurana, bakajya mu mikino, tukabona n'abandi bajya mu zindi ngeso mbi. Ese wagira inama ki abayobozi aho bana batuye ndetse n'ababareberera muri rusange? Murakoze cyane. Inama nagira inzego z'ibanze ni ukugerageza gutegura ibikorwa bihuza abanyeshuri bakaba bize, aho kujya mu bibarangaza hano hanze kandi byinshi binabangiza. Ubuyobozi bugategura nk'amarushanwa mu kagari, imbyino, imikino, ndetse bagategura n'amatiripu kujya gusura ahantu hagiye hatandukanye. Ibi ngibi bifasha abana kugira guhuga mu by'ukuri, ndetse bakanabasha kugira kwiyobora, rero nicyo nagira inama inzego z'ubuyobozi, kandi ndabizi ko babikora neza nk'ubusanzwe. Rero urubyiruko ni mugari inzego z'ubuyobozi, igihe cyose habayeho igikorwa kitagenze cyangwa se hari umuntu uguhohoteye ukabibwira abayobozi. Kuki abantu bahishira ujura akakumaraho ibyo utunze? Rero ntabwo dukwiye kureberera ikibi kiba, ntabwo dukwiye kureberera abantu bangiza urubyiruko rwacu. Urubyiruko rw'iki gihe ni abayobozi b'ejo, ni ubukungu ku gihugu. Rero nta muntu ukwiye kurwangiza ngo tumureberere. Hari abantu banga ibyiza, hari abantu baba bumva bakora ibikorwa runaka bihungabanya urubyiruko, gusambanya abana, kubajyana mu biyobyabwenge, kubakura mu ishuri. Ibyo byose ni ibintu tudakwiye kureberera nk'ubuyobozi cyangwa se n'urubyiruko. Igihe hari ikibazo ugize, tanga amakuru ku buyobozi kugira ngo dusigasire urubyiruko rwacu, turwiteho, kandi byose bizagenda neza. Arakoze cyane umutumirwa wacu, Imana imuhe umugisha. Ndizera ko mwamwishimiye, ariko kandi munakomeze azajya agaruka kenshi, Imana ibidushoboza akemera kuza. Rero ndabashimiye mwese mwadukurikiye, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Shua TV Show nakagaruka. Rero kora subscribe, usharinge ku nshuti zawe, ndetse cyane cyane ababyeyi mu bana, kugira ngo barusheho kugira kubaho mu by'ukuri kurera babizi. Positive parenting, ni gute umuntu yarera abana be, ni gute umuntu yarerwa, ese ni ubuhe burenganzira bw'ababyeyi, ese ni ubuhe burenganzira bw'abana. Ibyo byose ni ibintu tukwiye kujya turebaho mbere yo kugira uwo tuburemera. Reka mbashimire mwese rero, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde mwese. Nakagaruka. Bye bye.